Reka mbasuhuze cyane mwebwe mukunda gukurikirana ibihangano byacu. Uyu munsi tugiye kugaruka mu nkuru y'urukundo. Hari igihe umutima ukunda, mu by'ukuri umutima ugakunda ukwerekeza aho amategeko yo atabikunda cyangwa se atabishyigikiye, ugasanga itegeko mu by'ukuri rirabyanze cyangwa se ritandukanyije abakundana. Hari igihe rero urukundo usanga ruvukiye ahatatekerezwaga. Tekereza umukobwa w'umujenerali ukomeye cyane yakundanye n'umushoferi we. Mbega inkuru! Ese urukundo rwabo rwaba rushoboka cyangwa rwaba ari urubanza rutagomba kubaho cyangwa se rutagomba gutsindwa? Iyi ni inkuru tugiye kugarukaho ya Ariella, y'umukobwa witwa Ariella ndetse n'umusore witwa Eric. Uyu musore akaba ari umushoferi. Inkuru y'urukundo rero rwanyuze mu muriro, ndetse umuriro utazima, umuriro w'amakara cyane acanye. Nta gutinda rero reka dutangire mbagezeho ino nkuru y'urukundo rw'uyu musore wacu Eric ndetse n'umukobwa Ariella w'umujenerali. Hari mu gitondo cy'ituze, izuba riva risa n'iryigengesereye nk'aho ryari rifite inkuru yihishe inyuma y'imisozi. Mu mujyi wa Kigali, mu gipangu kinini kandi gikomeye cyane, habaga umukobwa witwaga Ariella, umukobwa w'umujenerali ndetse umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare. Ariella yari azwiho ubwiza budasanzwe, ariko sibwo bwamurangaga gusa. Yari umukobwa wiyubaha ndetse umukobwa ucecetse, kandi umukobwa wubahiriza amategeko ya se, nta kujijinganya cyane. Ariko mu mutima we hari icyuho cy'urukundo, icyuho cy'umuntu wamwumva ndetse atamuciriye urubanza. Ise rero yitwaga General Murenzi. Yari umugabo wubashywe cyane ariko ukomeye ku mategeko. Mu rugo rwe nta muntu wagombaga kurenga umurongo cyangwa se no ku itegeko atanze. Nta gusetsa cyane kwamurangwagaho, nta gusangira inkuru z'urukundo, nta n'inshuti zidasanzwe uyu mujenerali yagiraga. Ubuzima si amarangamutima. Aya ni amwe mu magambo General yajyaga abwira Ariella, ati buriya ubuzima ni inshingano. Iyo ufite inshingano n'ubuzima buba bufite. Ubwo hari umunsi umwe rero muri urugo rwabo, nibwo haje umushoferi mushya witwaga Eric. Yari umusore woroheje cyane, ufite umutima mwiza ndetse n'amaso agaragaza ubuzima ndetse bugoye cyane yanyuzemo. Ariella yaramubonye bwa mbere, ntiyigeze amwitaho cyane, ariko Eric nubwo yari azi aho ahagaze, ntiyaburaga kumwitegereza cyane, atari ku bwiza bwe gusa, ahubwo no kubw'agahinda kari kamwicaye mu maso cyangwa se kari kamukikije mu maso. Iyo wamurebaga mu maso n'ubundi wahitaga ubibona. Umunsi ku munsi batangiye guhura mu buryo butunguranye cyane. Rimwe na rimwe bagacishamo bagahurira mu busitani bwo mu rugo, mu modoka ajya ku ishuri wenda, ndetse no mu mirima iri inyuma y'inzu yabo. Eric ntiyavugaga byinshi, ariko amagambo make yavugaga yagiraga uburemere cyane. Umunsi umwe Ariella yaramubajije ati, Eric, kuki uhora ucecetse cyane? Iki cyari ikibazo Ariella abajije Eric. Nuko Eric nawe aramusubiza ati, abantu bavuga byinshi iyo ntawe bumva. Njye nahisemo rero kuvuga gakeya cyangwa se bike, ariko nkumva cyane cyangwa se nkumva neza. Ayo ni amagambo yamukoze ku mutima kurusha uko yabigaragaza pe. Igihe cyaragiye kiragenda kirashira. Ariella yatangiye kubona ko umutima we utangiye kunyeganyega. Ati mu by'ukuri pe ntiyanabyifuzaga, ntiyanabyemeraga, ariko byari ukuri. Yari umukobwa w'umujenerali pe, ariko uwo musore mu by'ukuri we yari umushoferi. Icyo kinyuranyo rero cyonyine cyari gihagije gusenya ibyo byose, ariko umutima we ntiwigeze ubyemera cyangwa se ntiwigeze wemeranya n'amategeko uko abiteganya. Batangiye kuganira cyane, bagaseka, bagasangira ibanga. Eric yamubutangije ubuzima bwiwe, uburyo yakuriye mu bukene, uburyo yarwaniye kubaho, mbese nyine yarahasorinze cyane. Ariella nawe amubwira ko yumva ari wenyine nubwo afite byose mu by'ukuri. Ubwo rero umunsi umwe nibwo imvura yaje kugwa ari nyinshi, bahuriye mu busitani. Ariella yari arimo kurira. Nuko rero Eric aramubaza ati, Ariella, niki kibabaje umutima wawe? Nuko rero Ariella aramusubiza ati,
ndumva ntarimo guhumeka, ndiho kubw'abandi sindiho kubwanjye mu by'ukuri. Nuko rero Eric yahise amwegera amufata ukuboko kwe bwa mbere na mbere kuva bamenyana cyangwa se kuva bahurira hano muri uru rugo nibwo yari amukozeho. Iyo segonda rero niyo yahinduye ubuzima bwabo bose. Batangiye gukundana mu ibanga rikomeye cyane, guhura nijoro bakajya bahura mu kabwibwi, kwandikirana ubutumwa bw'ibanga, guceceka, guseka cyangwa se bakajya baseka bucece mu modoka n'utuntu turango nyine tw'abakundana, ariko buri munezero wose wari ufite igicucu cy'ubwoba. Nuko rero General Murenzi ntiyari umuntu wakwihanganira ibyo byose, nubwo wenda bo babaga bishimye cyangwa se wenda bari kugenda bacata bahuzahuza utuntu. Umunsi umwe rero umwe mu bakozi bo mu rugo yarababonye baganira hafi cyane, baganira ndetse begeranye cyane. Nuko rero inkuru igera ku mujenerali. Nta kubaza kabiri rero Eric yahamagajwe igitaraganya. Nuko General amubaza ati uza aho ukorera? Eric araceceka ati yego nyakubahwa, ati ndahazi. Nuko rero General arongera ati none se uza aho utagomba kurenga? Nuko rero Eric aramwitegereza, umutima we uri mu bwoba ariko nanone uri mu butwari. Ati umutima si umurongo ushobora gushushanywa nyakubahwa. Ayo magambo yahise asenya ituze. Nuko rero urugamba ako kanya muri urwo rugo ndetse urugamba rw'umutima ruratangira. Ako kanya Eric yirukanywe ako kanya igitaraganya. Nuko rero Ariyera muri ako kanya abunga amarira mu maso ararira, ariko nta cyahindutse n'ubundi nta byabujije wapfaga gupfa n'ubundi. Eric yaragiye, yafungiranye. Ubwo umukobwa bahise bamufungiranya mu cyumba atemerewe gusohoka, ariko urukundo ntirufungwa mu by'ukuri, urukundo rurigaragaza ntirujya ruhishirwa. Nuko rero Ariyera yandikiye Eric ibaruwa, sinzi niba tuzongera kubonana ariko umutima wanjye uraho uri. Eric nawe ntiyigeze areka kumutekereza, yatangiye gushaka uko yakongera kumubona nubwo byari bimeze nk'ibidashoboka. Umwanzuro ukomeye bafashe rero nyuma y'amezi arenga hafi 18, Ariyera yafashe icyemezo gikomeye cyane, ahitamo guhunga. Mu ijoro ry'umwijima rero yasohotse mu rugo rwabo. Uyu mukobwa rero yari afite igikapu gitoya n'icyizere kinini cyane mu mutima we. Niko kugita agenda ajya gushaka Eric. Barabonanye mu by'ukuri, bararebana, ntibavuga, amarira yabo niyo yivugiraga. Nuko rero aramubwira ati ntacyo nshaka kiruta kubaho nkiri kumwe nawe. Nuko rero Eric aramubwira ati, aranamwitegereza cyane. Nuko aramubwira ati azi neza ko icyo cyemezo gifite igiciro kinini cyane, icyo twakwita nk'iherezo rero ryuzuye amarangamutima. Urukundo rwabo ntirwari rworoshye pe, bahuye n'ibibazo byinshi, yaba ubukene, gutotezwa ndetse no gucibwa mu miryango. Ko hari ikintu kimwe batigeze batakaza, ukwizera ndetse n'urukundo rwabo rufite agaciro kanini cyane. General Murenzi rero nyuma y'igihe yaje kumenya ko umukobwa we adashobora kubaho mu gahato, nubwo byamutwaye igihe. Umutima we waroroshye cyangwa se wenda uca bugufi. Umunsi umwe rero yaje kubasura, abona Ariyera aseka ndetse bwa mbere mu buryo bw'ukuri, yasekaga yishimye. Yahise amenya ko yari yaribeshye. Umusozo w'iyi nkuru rero, urukundo si urwego, si amafaranga, si n'amategeko, ni umutima uhitamo undi mutima, nubwo isi yaba ivuga oya. Ese mu by'ukuri Ariyera na Eric batwigisha iki? Iyo wakunze by'ukuri nta mananiza ashobora kuba yaba inzira cyangwa se yabashyiriraho iherezo ry'urukundo rwanyu, kuko iyo nzira ntishobora no kuba n'iherezo, ahubwo inzira y'urukundo irakomeza. Wakoze cyane kubana natwe. Inkuru nk'izi nakagaruka hano kuri Kasugira TV. Jya wabagezaga iyi nkuru. Nitwa Gisa.